Gideyoni Imana yaramubwiye ngo baracyakabije kuba benshi. Nizo zisigaye baracyakabije kuba benshi. Nabo basigaye baracyakabije kuba ari bangahe? Kuba ari benshi. Niba bajyane ku kagezi babagerageza. Harangije amazi ngo urareba iki ngo ndareba abantu bameze nk'ibiti. Baracyakabije kureba irori baracyari benshi. Reka Imana igabanye igere ku rwego rwo kuvuga ngo nsize umuntu ushobora guteranya igiterane cy'abantu 500 buri muntu wese akareba akamenya icyo akwiye. Abantu bakihana. Pana kuvuga ngo ngo nzahagarara ninagiza guhagarara mu nzu y'Imana ngo mbwire abantu basongoye inzara nk'ibisiga ngo mbwire abantu ngo gorana kandi reka nkubwire bizagorana kuzageza igihe aba bantu bose bazagarama bakavuga ati turayamanitse. Narabibabwiye. Niba warize gucunga umutungo kuki utajya gusaba akazi muri banki? Uraza mu rusengero kugira gute? Uraza mu rusengero kwendi urahagarara imbere y'abantu ko ibyuzi ko ari ukubara amafaranga wishwe no gusenga ajya mu ijuru abayiyahuye. Oya. Gusenga no kwiyahura ntago ari kimwe. Nukwanga ubwo ndamutse nishwe n'amasengesho nawe nasenze nkajya mu mwuka hanyuma nkamera nka Enoki. Bikarangira ngiye. Byagendaga ariko biragenda. Tumaze iminsi tugiye tuganira mu minsi ishize uduha ubutumwa butandukanye, abantu benshi bwarabafashije nanjye ndimo, ariko rero tubifuza yuko twakonya tukaganira ariko ntiwabonekaga. Birashoboka yuko nta kimana ari yakakubwiye. Uyu munsi waba ufite ubutumwa tuzaniye? Nkuko bisanzwe ubutumwa buba buhari cyane ko buriya nubwo wenda umuntu atagira iyerekwa cyangwa ubuhanuzi yanasoma Bibiliya nabwo n'ubutumwa. Yanaganira ku bigaragara hano hanze akagarura abantu ku musaraba nabyo n'ubutumwa. Ubutumwa buhari ntago ushobora kubura ubutumwa ubwira abantu wageze imbere yabo. Ariko byinshi byo biba bihari byo kuvuga, cyane ko hari nibiba byaravuzwe yenda umuntu aza akareba niba imbuto yabibye zirimo zigenda zera cyangwa se harimo n'abari kugenda bazisarura cyangwa se abo yabwiye kugaruka niba baragarutse. Ni ibintu nk'ibyo ngibyo. Watubwiye ko hagiye kubaho igihe cy'abahanuzi babiri, utubwira uburyo bazaba bameze, tubwira ko umwe azaba yambaye imyenda y'imituku, utubwira n'uwundi. Ese icyo gihe twaracinjiyemo? Umva ibintu byinshi byagiye bihanurwa, ahubwo bigenda bisohora ariko abantu ntibabimenye. Hari bisohora abantu ntibabimenye bitewe nuko uko baba babyiteze cyangwa se uko baba babitegereje atari ko babibona, ariko byinshi biba byasohoye. Kugira ngo ubu ngubu ugenda ubyumva, ugenda ubibona ku madini. Twagiye tuvuga ku madini uko bizagenda ku madini, bimwe na bimwe birimo biragenda. Imana yanjye ni byinshi, ahubwo abantu nibabe maso. Twagiye tubabwira ko hari igihe kizagera umuntu agashakisha Imana ku giti cye, agasenga ku giti cye. Ibi bintu byo guterana no guhura n'abantu benshi bikavaho, ngira ngo muri kugenda mubibona. Mana nta kintu kitari kugenda kigaragara, ahubwo sinzi impamvu abantu batari kugira ngo bahindukire pe. Duherukana mu idini ryanyu cyangwa se mu itorero ryanyu, nimba ndavuga idini nimba ndavuga itorero ntago mbizi, bari muri gahunda basengeye abagore mu bintu mutari mwaremeye yuko bizabaho. Tubona basengeye abagore, ariko tuganiye uravuga ati nubwo babasengeye reka turebe iri imbere. Usa nk'uvuga ati n'ubundi se usa nk'uvuga ati nubwo basenze ariko ntago n'ubundi bazakora, ati bishaka ko ari ibintu biri aho ngaho gusa. Uyu munsi baba bari gukora, bari mu nshingano, bari gukora neza. Buriya no kwa ngo ukuntu Imana ikoze n'ukuntu Imana ikora. Iyo Imana ibwiye umuntu ngo nzagutabara, kenshi na kenshi hari abantu bagira ngo batabarwa batageze mu bituma batabarwa. Rero Imana irareka ukabanza ukageramo, ndetse n'abantu bakavuga bati ese ko yavuze ko izamutabara kandi akaba bihagazemo, ariko hagati na hagati gahita gutabara. Rero twaravuze ngo nubwo bari kubasengera, we twagiye tuganira inshuro nyinshi ukambwira ngo none ngo uko babasengeye ngo uravuga iki? Avuga nta kibazo, kwabasengeye nakwa dikigera we uravuga iki ku buhanuzi bwe bushobora kuba bubaye ubinyemo. Avuga nta kibazo, kuko Imana yo ikora ikintu ari uko cyamaze kwinjira. Ihagarika ikintu cyinjiye, ntago ihagarika ikintu kitarinjira. Nese ko kitakumira icyaha kitaraba.
iyo ni mu bumana bwa ibyo ni iby'abantu nyine baba bafite impungenge n'ubwoba n'intege nkeya za kimuntu. Niyo mpamvu usanga abantu birirwa birukanka bakiruka bakazenguruka ngo hano ngo ubu ngubu ngo turaza ngo kuharinda, bakaharinda n'ikintu kidahari. Ariko Imana yirareka cya kintu kikaza. none se ubwo ikintu kije kikakuhungabanya, hari ikintu systeme tugenderamo ivuga ngo buri wese abe ijisho rya mugenzi we, dutangira amakuru ku gihe, dukumira icyaha kitaraba. Kuki Imana idakumira icyaha kitaraba ko gishobora kuba kikinjira kigahungabanya ubugingo bwawe cyangwa se umubiri wawe, kandi ibyo tubona tubyigira ku Mana, ubwo abantu bavuze ibusane. Ibyo ngibyo ibyo ni ibyawe nk'umuntu, ni ibitekerezo byawe nk'umuntu n'intege nke zawe. Ariko buriya tuvuga yenda nko mu rugero rusanzwe, yenda urabizi neza ko abajura bari buze kukwiba ninjoro, sibyo? Wowe nk'umuntu uranarara ijoro urare wicaye, hanyuma niba ufite n'imbwa uzishyire aho ngaho hafi cyane, ubwira uti mwitegure gufata umujura, uhamagare n'abandi bantu, sibyo? Ku buryo utari butume begera iwawe, ubwo ngo niko kurinda kwawe. Ariko Imana yirareka bakaza, urugi bakarumena, bakinjira, bakanasahura, urumva, bikagaragara ko bakwibye, bakanabijyana, ariko Imana ikabihagarikira aho babijyanye. Kuko Imana yo iriyizeye, urumva, iriyizeye. Niyo mpamvu yagiye kwa Lazaro, bakavuga ati ariko Lazaro yapfuye. Ibyo ngibyo ni ibisanzwe, umuntu asanzwe asinzira. Ariko buriya Lazaro yajya kwa muganga bari kuzana utuntu tw'uduserumo, urumva, bari kuzana utuntu tw'uduserumo mbere hose ngo adapfa. Ariko Imana iravuga ngo ni njyewe uzura abapfuye. Urumva, nashaka kukumvisha ukuntu Imana yiyizeye rero. Niyo mpamvu itigeze yanga ko Lazaro apfa. Yarapfuye baranamuhamba. Yarapfuye baranamuhamba. Ariko irangije ikora iki? Iramuzura. Ahangaho ngira ngo tubyumvikanyeho, tubigenzemo kimwe. Yego, turi kuganira ku bukristo bw'iyi minsi, tuganira ku bintu by'amadini muri ino minsi, ariko kandi tujya dukomoza no ku butumwa wagiye utambutsa, tureba ese bimeze bite muri uyu munsi, ariko tukajya tugaruka tugira inama abakristo bitware gute mu gihe kimeze nk'icyo twita igihe cy'imperuka cyangwa se igihe cy'umugoroba. Twaganiye ubushize, twagiye tuganira cyane uvuga ati hari inyubako z'ibibusane, uri umwe mu bantu batagiye bahuza cyane n'itoro rya ADEPR, uvuga ibintu bigenda bikorerwamo, ukavuga ati nyamara bino ntago bishorewe n'umwuka w'Imana. Ugenda bivuga cyane, bamwe namwe bakagutera amabuye, ariko kandi rimwe n'imwe bakagenda tukajya dusanga ibyo wavuze tubikandagiyemo, tubisohoyemo. Uyu munsi twaganiye mu kintu cy'ubushize tuvuga ukuntu abashumba birukanywe, tujya tubiganiraho, ariko twagana n'itoro rya ADEPR ikavuga yuko ari ingengo y'imari ishobora kuba kugenda iba nkeya, akaba ariyo mpamvu basezereye abantu. Tugana mu kiganiro cy'ubushize, ya ngengo y'imari dutungwa nuko bongeye bimitse noneho abandi benshi, harimo n'abo bagore. Nkibaza iyo ngengo y'imari yabaye, bamwe bakabirukana, bakabimitse abandi n'ubwinshi tudafite naho tutabona aho bazashumba, turi mu gihe cya shomaje cy'isengero zifunze, tugahuza ibyo bintu tukabura icyerekezo cyabyo. Reka mbe nkatiye aho ngaho. Uyu munsi ingengo y'imari yarakemutse mu itoro rya ADEPR, iterambere bari kutubwira mutubwira turi gushaka itoro rigeramo riri mu cyerekezo kizima, bimeze bite uyu munsi? Urabihuza gute n'ibyo ubutumwa agiye uhabwa n'Imana, aho twe dukatiye aho ngaho? Ntihaze kugira umuntu ahari ubyumva nabi. Reka mbanze mvuga aka kantu, ntihaze kugira umuntu ubyumva nabi ngo yumve ko ADEPR ari ryo dini ahari tumeze nk'aho mu Rwanda tugiye kwibasira kuvugaho. Igihe kimwe nigeze nsenga, Imana iransanga irangendera, ndumva ku kantu nanagacishijeho, imbwira ngo ADEPR ryari idini yari yarashyizeho nk'idini ryo kuzajya rihembura abantu. Ryari idini ry'umwuka, riri mu mwuka w'Imana. Ryari idini Imana yashyizemo inzira yayo yo kuvugana n'abantu bayo. Ryari idini Imana yashakaga ko abantu bazajya bihaniramo, hanyuma bakagirana ubusabane n'Imana. Noneho hanyuma baza kugenda bivangavanga. Hanyuma muri kwa kwivangavanga rero, bimera nka wa wundi wameze imvi z'urutarutaro kubera kwivanga n'andi mahanga. Nuko rero byagenze, niyo mpamvu ibi bintu, izi ntambara zose ziri mu kuzamo. Byazize iki? Nicyo kintu cyabiteye. Byazize iki? Kwivangavanga. Byazize kwivangavanga.
Imana yari yarishyizeho nk'uko watera igiti ukavuga iki giti ni igiti nzajya mbagarira nkacyitaho nkakigenda iruhande nkagikigakiga nkagikorera neza, hanyuma cya giti kirangije kijya kwivanga n'ibindi biti, kijya mu mahwa kimera ibiki byose, hanyuma uburyohe bugishiramo gisigara cyarabaye ibiti nk'ikindi nk'ibindi biti. Uyu munsi mu mwuka, mu buryo bw'umwuka, iterambere ry'itorero uraribona he gute? Noneho rero icyo nari nkiri kuvuga noneho, umunyarwanda yaciye umugani avuga ngo inkoni ikubise mu cyeba uyirenza urugo. Uramutse ubyumvise biriya bintu wakumva ko umuntu ashatse kuvuga iki? N'andi madini biraje. Oya, si n'andi madini, ahubwo ADPR yafasha bari abantu, sibyo, bari bazi icyo gukora, bahamagawe n'Imana, bari mu mwuka w'Imana, hanyuma irabakubita, irabirukana. Noneho ibirukanye, abo ni abanyembaraga bavuyeho, hanyuma izana abantu batari abanyembaraga, batazi naho ibintu bitangira, batazi naho biherera. Hanyuma baragenda begera ba bandi bavuyeho, barabaza ati ese mwebwe muzizi iki? Ko twabonaga mushoboye, ko n'abantu babemeraga bitewe n'umwuka w'Imana wari ubarimo n'amasezerano mufitse, mwebwe muzizi iki? Hanyuma abandi barababwira ati twebwe tuzize kuvugisha ukuri no gusenga neza. Abandi bati noneho niba uko bimeze, reka tuze tukwereke, kugira ngo iyi nkoni tuyirenze urugo nuko tuyiguguna. Barayihekenya. Abahishenye ni bande? Abaje vuba. Bo baravuze bati iyi nkoni kugira ngo itazongera no kugaragara, itazajya wikubita. Ni nka kwa kundi bavuga bati guca ruswa neza ni ukuyirya. Ubundi baravuga ngo kugira ngo uce ruswa neza ni ukuyirya. Ntihagire umuntu wumva ko nje gushyigikira abarya ruswa, ariko nakagero ndi gutanga. Nyine ibisambo biravuga ngo ibisambo abantu badakunda igihugu cyangwa se badakunda ubusugire bw'igihugu, baravuga ngo kugira ngo ruswa icike ni uko bayirya. Nabo rero baravuze bati kugira ngo iyi nkoni itazongera no kugaragara, itazajya uhora ikubita mu cyeba, ni uko tugira gute tuyirya, tukayivanaho, tukayiguguna igahera, ntizongere no kwitwa inkoni. Begera intama rero, intama barazihekenya. Sana amafaranga mu izina rya Yesu, Imana irabivuze. Sana amafaranga, Imana iravuze ngo utange igitambo cyitwa Isaka. Zana amafaranga muri iri teraniro, zana amafaranga tugusengera ukire, zana amafaranga tugusengera ugura imodoka. Imana iravuze ngo irakwamamaje. Barya ya nkoni kugeza noneho nubwo ya ngengo y'imari. Iyo si ingengo y'imari yajyanywe n'iki? Wari uri kuvuga ingengo y'imari yajyanywe n'iki? Ntago mbizi, uramfasha. Nakubizi. Barayigugunye. Didier, mu minsi ishize hari ikintu twakozeho ikiganiro, ariko none ushobora kiba kiganiraho, ariko twagendeye cyane cyane bavuga ko ari amabwiriza ya RGB abivuze yuko hagomba kugira ngo umuntu abe umushumba agomba kuba afite amashuri, agomba kuba yarize. Itorero ryahamagariye, ryafashe abantu benshi ribaha inshingano z'ubushumba ngo kuko bize, ariko tuganiye namwe mukatubwira ati ariko nuko bize ko ntago buzuye umwuka wera. Kugira ngo umuntu yige ni byiza, ariko no kuba afite umwuka wera ni ikindi. Warinda byuka aravuze ese ko bashyizeho abantu bize bacunze ko buzuye n'umwuka wera? Ubundi bacunze ko bari bakijijwe. Kuba umuntu yarize no kukizwa biratandukanye. Ibyo biraba, ariko bashyiraho abantu benshi basezera akazi kabo, bati tugiye twabonye diro muri ADPR, tugiye gushumba, niho hari diro y'amafaranga menshi, kandi niho hantu haribwa umuntu ntahurikize. Abantu benshi basezera akazi bajya kuyobora itorero rya ADPR. Mu bashumba, mu maparuwasi, twari dufite amaparuwasi agera mu 145. Twumva itangazo ravuze ngo amaparuwasi 145 yose avuyeho, hasigaye amaparuwasi 30 angana uturere tw'igihugu. Abo bandi bagiye hehe? Bazize iki? Icyo kintu njya kuba bazize iki? Ko barize teologiya, noneho bazize iki? Kwasiga bazize iki? Bagiye he? Bagiye gukora iki? Ese uyu munsi izo mpinduka zo kujya ziboneka mu itorero rya ADPR, dufite abashumba, abantu baragumya baragira urukundo rw'itorero, imiryango yabo irakunda itorero. Niyo mpamvu nateye nkoza ngo iterambere ry'itorero ubona muri no minsi ni irihe, ariko nshaka ko tuza no kugira abakristo namwe nkuko twabitangiye. Urabibona gute ibyo bintu
byabaye noneho urabihuza gute n'ubutumwa watambukije? Nkahita nibaza ngo ba bantu bimitswe ejo bundi barakorera hehe ku itorero insengero nazo zivuyeho zivanutse? Imana yabwiye Gideyoni, Gideyoni ufite ingabo nyinshi, zimanukane uzijyane ku kagezi. Harangije amubaza ngo urareba iki? Ngo ndareba abantu bameze nk'ibiti. Baracyakabije kureba irori, baracyari benshi. Reka Imana igabanye igere ku rwego rwo kuvuga ngo nsize umuntu ushobora guteranya igiterane cy'abantu 500, buri muntu wese akareba akamenya icyo akwiye. Abantu bakihana. Pana kuvuga ngo ngo nzahagarara ninagiza guhagarara mu nzu y'Imana ngo mbwire abantu basongoye inzara nk'ibisiga ngo mbwire abantu ngo we cyo ni ibiki ariko ubundi cyo ni ibiki? Umurimo w'Imana n'umurimo wo mu ngo z'abantu biratandukanye. Nje ndi kugira ikibazo kimeze gicya muri iyi minsi. Mu minsi ishize twagiye tuganira n'abantu batandukanye, itorero rya ADEPR ryari riri mu manza n'abashumba bamwe na bamwe bagiye kurega bavuga yuko birukanwe mu buryo butemewe n'amategeko butanyuze mu mucyo, bari mu manza. Ariko kandi hari n'abana bamwe na bamwe tugiye tuzi twagiye tubana bakavuga ati njyewe itorero uburyo ryahemukiye data sinzarisubiramo, barazinukwa. Uyu munsi uyu muntu wari wavuye mu kazi akajya mu itorero avuga ko ari agiye gufatisha abana batangiye kwiga mu bigo biryoshye bimeze neza, batangiye kuryama neza, batajyaga bayiryo, tangiye kwakira ubuzima, ko birukanywe. Ndi kwibaza urukundo rw'itorero, abantu bagumya gukunda itorero gute? Ntirye guhomba abantu benshi cyane. Nyamara bera baryo bahora bari maso, babwira umwami ryaryo wazarirengere. Nyamara bera baryo bahora bari maso, babwira umwami byaryo wazarirengere. Harangije amubaza ngo urareba iki? Ngo ndareba abantu bameze nk'ibiti. Baracyakabije kureba irori, baracyari benshi. Reka Imana igabanye igere ku rwego rwo kuvuga ngo nsize umuntu ushobora guteranya igiterane cy'abantu 500, buri muntu wese akareba akamenya icyo akwiye. Abantu bakihana. Pana kuvuga ngo ngo nzahagarara ninagiza guhagarara mu nzu y'Imana ngo mbwire abantu basongoye inzara nk'ibisiga ngo mbwire abantu ngo we cyo ni ibiki ariko ubundi cyo ni ibiki? Umurimo w'Imana n'umurimo wo mu ngo z'abantu biratandukanye. Nje ndi kugira ikibazo kimeze gicya muri iyi minsi. Mu minsi ishize twagiye tuganira n'abantu batandukanye, itorero rya ADEPR ryari riri mu manza n'abashumba bamwe na bamwe bagiye kurega bavuga yuko birukanwe mu buryo butemewe n'amategeko butanyuze mu mucyo, bari mu manza. Ariko kandi hari n'abana bamwe na bamwe tugiye tuzi twagiye tubana bakavuga ati njyewe itorero uburyo ryahemukiye data sinzarisubiramo, barazinukwa. Uyu munsi uyu muntu wari wavuye mu kazi akajya mu itorero avuga ko ari agiye gufatisha abana batangiye kwiga mu bigo biryoshye bimeze neza, batangiye kuryama neza, batajyaga bayiryo, tangiye kwakira ubuzima, ko birukanywe. Ndi kwibaza urukundo rw'itorero, abantu bagumya gukunda itorero gute? Ntirye guhomba abantu benshi cyane. Nyamara bera baryo bahora bari maso, babwira umwami ryaryo wazarirengere. Nyamara bera baryo bahora bari maso, babwira umwami byaryo wazarirengere. Harangije amubaza ngo urareba iki? Ngo ndareba abantu bameze nk'ibiti. Baracyakabije kureba irori, baracyari benshi. Reka Imana igabanye igere ku rwego rwo kuvuga ngo nsize umuntu ushobora guteranya igiterane cy'abantu 500, buri muntu wese akareba akamenya icyo akwiye. Abantu bakihana. Pana kuvuga ngo ngo nzahagarara ninagiza guhagarara mu nzu y'Imana ngo mbwire abantu basongoye inzara nk'ibisiga ngo mbwire abantu ngo we
ibyo ni ibiki ariko ubundi ibyo ni ibiki? umurimo w'Imana n'umurimo wo mu ngo z'abantu biratandukanye. njye ndi kugira ikibazo kimeze gitya muri iyi minsi. Mu minsi ishize twagiye tuganira n'abantu batandukanye. Itorero rya ADEPR ryari riri mu manza n'abashumba bamwe na bamwe bagiye kurega bavuga yuko birukanwe mu buryo butemewe n'amategeko butanyuze mu mucyo bari mu manza. Ariko kandi hari n'abana bamwe na bamwe tugiye tuzi twagiye tubana bakavuga ati njyewe itorero uburyo ryahemukiye data sinzarisubiramo, barazinukwa. Uyu munsi uyu muntu wari wavuye mu kazi akajya mu itorero avuga ko agiye gufatisha abana batangiye kwiga mu bigo biryoshye bimeze neza, batangiye kuryama neza, batajyaga bayiryo, batangiye kwakira ubuzima, ko birukanywe. Ndi kwibaza urukundo rw'itorero, abantu bagumya gukunda itorero gute? Ntiryegomba abantu benshi cyane. nyamara bera baryo bahora bari maso, babwira umwami ryaryo wazarirengere. nyamara bera baryo bahora bari maso, babwira umwami byaryo wazarirengere. Gorana kandi reka nkubwire, bizagorana kuzageza igihe aba bantu bose bazagarama bakavuga ati turayamanitse. Narabibabwiye, niba warize gucunga umutungo kuki utajya gusaba akazi muri banki? Uraza mu rusengero kugira gute? Uraza mu rusengero kwendi urahagarara imbere y'abantu ko ibyo uzi ko ari ukubara amafaranga. Dawidi yigeze kwibeshya umunsi umwe, abwira abagaragu baravuga ngo nimugende mubare Abisiraheli bose aho bava bakagera, nimurangiza mubare abakire b'Abisiraheli n'abakene. Yaragiye mu mubiri, yaragiye mu mubiri. Ahari yaratangiye gutekereza ngo nimara kumenya raporo yabo nzajya mbaka mituweli, mbaka imisoro. Mbese atangira kubashyira mu mibare yo kubabara, yo kubara n'ibintu byabaturukamo kugira ngo atangire aharamere nk'ubonye amafaranga. Imana irakazwa no kubara umuryango w'Abisiraheli. Ndakubwiye ko abantu b'Imana babarwa. Wize kubara amafaranga ujya kubara abantu, ni iki ngiki abantu bari kuzira. Wowe urabara abantu nkandi, urabara ngo buriya ngo ndamukuramo 100 ndamukuramo. Imana irabizi neza ko uwo nguri gushaka gukuramo 100 wamurebye inyuma ku ruhu ubona 100 yaribona, ariko Imana irabizi neza ko anaburara. Ariko kuko urebera inyuma, urebera amaso y'inyuma. Yagiye kwimika, Samuel yagiye kwimika kwa Yesayi, ngo abonye Shama aravuga ngo dore Uwiteka yishimira n'uyu nguyu. Uwiteka aramubwira ngo sigaho kureba nk'abantu, gendeba mu mutima ndi Uwiteka. Baracyakabije kuba beje kuko aba bose ntago baragera ku gipimo cyo kureba kuko Imana ibishaka. Baracyari kureba ibirorirori, bameze nk'wa muntu Yesu yahumuye. Nkwereka izo ujyana nzikugeragereze, nkwereka izo urwanisha we. Gideyoni we, Gideyoni genda wambara imbaraga. Gideyoni yewe Gideyoni genda wambara imbaraga. Umva nkubwire, ngo hasigaye ngo 115 kandi bizi. Gideyoni Imana yaramubwiye ngo baracyakabije kuba beje. Nizo zisigaye baracyakabije kuba beje. Nabo basigaye baracyakabije kuba ari bangahe? Kuba ari benshi. Niba bajyane ku kagezi babagerageza, barebe ukuntu banywesha intuza bajabagiza ururimi mu mazi. 30 basigaye baracyari benshi cyane, baracyari benshi. Abantu bacitse urondogoro bati ubuyobozi bagomba kutwegereza ubuyobozi, abaturage abakristo bakabona uko bakemura ibibazo byabo hafi. Abantu bavuga ati bibaye birahindutse, none urashyigikiye ko bikiri baracyakabije kuba benshi, baracyakabije kuba benshi. Niba ari uzuntuza ngo tuzu turere n'uduki ntazi n'ibyo ari byo ngewe ibyo ngibyo ntakinabyumva, baracyakabije kuba benshi. Urifuza ko Imana iracyarimo igenda ikubita, ntago irasoza. Iracyari kugenda imanura.
none bizarangira bite? bizarangira bigeze ku bikwiye, ntabwo ibikwiye biragerwaho. Ibikubiye bingana bite? Uzabibona ko duhari se, iyo tubivuze ko bagira ngo turabeshya. Gideon ari mu kazi rero, ngo Gideon ngo n'umushumba mukuru. Imana ibwira Gideon iti bamanukane, baracyari benshi Gideon, baracyari benshi. Kandi abafite ubwoba n'abafite umushyitsi mbese basusumira, nimufate impamba zanyu musubire iwanyu. Naho ibijyanye no kwiga byo narabibabwiye rwose pe, ibi bintu by'Imana ntibyigwa, n'uzabyiga ntago azabibona, ntibibaho. Ese wowe uzagenda bakwigisha Icyongereza, bakwigisha Igifaransa, bakwigisha Bibiliya, abantu 20 nibaza bakakwicara imbere, uzabareba mu mutima umenye icyo bakeneye? Ibi ni ibintu biva mu gusenga nshuti yanjye. Ni ibintu biva mu gusenga kuva na kera. Imana yaratoranyaga. Rero nta muntu wigeze atoranya abantu bazakorera Imana ngo bikunde. Abera baryo bahora bari maso, babwira umwami ibyaryo ngo arirengere. Abo bandi uri kumbwira ni bandi? Abera abana ngo baba pasiteri, ngo nabana ngo babashumba, n'abashumba rega muri rusange bandi. Ndi kwibaza ikibazo abo ngabo nibo. Icya kabiri kamifatanyiriza mwe kugira ngo byose udufashe ko naduteze amatwi, turifuza yuko nabo bagenda baduha ibitekerezo uko kugenda babona ibintu muri no minsi, ntabwo turi kubakora mwa turi mu mwuka. Icya kabiri, aba bantu 115 bose baragiye, basanze babandi, hasigaye abantu 30. Tugende ku tumwe atubwiye ati baracyakabije kuba benshi. Yego, tugende ku butumwa uri gutambutsa uyu munsi. Ndi kwibaza ikibazo kimeze gucya, uyu muntu usigaye mu nshingano ugiye gukora, abonye ibyo bakoreye bagenzi be, nawe agiye gukora ko avuga yuko ishungura iracyakomeje. Ari kuvuga ati ejo wasanga ejo turagenda asigaye 5. Uyu munsi ni uturere 30, dufite intara enye. Ushaka kuzasanga ejo hazasigara intara enye. Uvuga ati dufite paruwase mu majyepfo, paruwase mu majyaruguru, iburasirazuba n'uburengerazuba, si paruwase enye, 26 no bagacaho. Abantu bagiye gukora mu nshingano z'uyu munsi, uramfasha ku cyo kintu. Barabari gufasha ubugingo bw'abantu bashumbye, cyangwa bagiye gukora bavuga ati reka dukurema yacu. Umunsi twavuyemo natwe tubona imiryango yacu ntihungabane, natwe ntiduhungabane. Bagiye gukora bagamije kugeza abantu ku bugingo, bagamije kugeza abantu mu gakiza kuzuye, cyangwa bagiye gukora bakama vuba kugira ngo yanka bari gukama izateke bamaze gukurama yabahagije. Kuko umunsi ku munsi yateka bitunguranye, ikabyarira abandi tutazi, igakamirwa abandi tutazi. Uyu munsi abantu bari gukama, bagiye gukama bagamije kugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi. Bagiye gukama bagira ngo abantu babone agakiza. Bagiye gukama, turabashyiraho, turafata umwana tumushyire mu biganza byabo, twizeye ko umwana tuzamubyaza umusaruro nk'uko abana bagiye gukora mu biganza bya Samweli, bagakora baguje ubwenge bw'Imana. Aba bantu bagiye gusigara mu nshingano cyangwa basigaye mu nshingano, uramfasha. Twizere 100% ko abantu barakira agakiza cyangwa bagiye kwiteganyiriza. Ubundi umunyarwanda yaciye umugani aravuga ngo umuntu ufite wahagitse ku nzira, iyo agiye guhakura, urumva, iyo agiye guhakura ahakurira mu kanwa, ahakura amira. Impamvu ahakura amira, abazi neza ko aramutse atinze yasanga ahakuye agashyira iruhande rwe, yasanga abo ku ruhande baburiye. Umuntu utuye ku nzira wese ahakura amira, ahakurira mu kanwa. Umuntu wahagitse ubuki ku nzira, iyo agiye guhakura ahakura amira, yibeshya agahakura agashyira ku ruhande. Abantu bo ku nzira baraburya. Uri kubihuza utari ikibazo nkubajije? Nese ubwo ahubwo ukitumva niki? Ntacyo numvishe subiramo. Nakubwiye ngo uyu muntu atuye ku nzira afite ubuki yahagitse ku nzira cyangwa inzuki, iyo agiye guhakura ahakura amira. Ninde utuye ku nzira ubuki ninde? Muzinga na ADP. Umuhakuzi rero agomba guhakura kuko azi ko ituye ku nzira, arahakura amira.
nareke kumira se ashyire ku ruhande aze kureba ko hari ubwo ari busange aho ngaho ni ku nzira. icyo kibazo turi kugira rero, turi gusanga umuntu yabaye umushumba imyaka 30, uyu munsi akaba yabuze nayo kugura moto ngo ajye kumutara, yahakuye amira. Reka agenda nakubwiza ukuri binarangire, sibyo? Binarangire, ubundi ibi bintu byose ubona bizajya hasi. Ibi bintu byose ubona urumva bizajya hasi. Nibimara kujya hasi, Imana itangire bundi bushyashya. Ibyo byo ngo nyine ngo hasigaye 30 ngo ejo hazasigara, bizajya hasi byose, Imana itangire bundi bushyashya. Yazana umuntu utoga, yazana umuntu woze, yazana umuntu utazi gusoma, yazana umuntu utarize, ariko izatangira bushyashya. Umuntu agiye hari avuga ngo nimwumve uko Uwiteka avuga, hanyuma asengera abantu bakwiye gusengerwa. Bakoze ibyaha barakabya, bakoze ibyaha bakora mu jisho ry'Imana barakabya, barenza urugero. Bakora ibyaha bagera ku rwego rw'uko badatinya kurya iby'abapfakazi, badatinya kurya iby'abakene, badatinya kurya iby'imfubyi. Bakora ibyaha bagera ku rwego rwo kumva ko byatangiye bafunga isengero, ndababwira ngo ntago bihagije, n'ibindi. Bizajya hasi birangire. Nibimara kurangira, Imana ifite abantu izatoranya bagakora umurimo. Bawukorera ku karubanda, bawukorera mu gikari, bawukorera mu ngo, bawukorera aho bazawukorera, ariko bazawukora kandi uzakoreka. Hari ikindi ushaka? Akira mikoro yawe nigendere. Buretse gatoya, dushoje. Buretse gatoya, twitegura ADPR nshyashya. Ibyo ngibyo si byo mvuze. Imana izakora umurimo wayo, izubaka umurimo. Si ADPR ndi kuvuga, nkunda no kubivuga. Ahantu hose harimo amatiku n'amatiriganya, abantu bose bazi ko bahagaze ku giti kitatewe n'Imana, Imana iraje igiteme, itera igiti cyayo gishyashya. Umuntu wese uzi ko ahagaze ahantu atahagaritswe n'Imana, ubu ngubu araje ahave, ahagaze mu mwanya utari uwo. Kumeze nk'ubizanyemo ifuhe cyane. Ndimo ndavuga ubutumwa, ariko ngewe ndimo ndavuga ubutumwa. Umuntu wese uzi ko ahagaze ahantu atigeze asengera ngo asenge Imana imubwire ngo ninjye uhagushyize, genda uhakora ibyo nshaka, uwo muntu ntahari. Nashaka aba yarasigaye ahagaze ku gasongero, azamanuka agwe hasi. Nyamara bera baryo, nayiririmbye jyenyine, nawe yiririmbe. Ntago nyize. Tugurekeraho. Yego, tuya dusatira umusozo w'ubutumwa bwacu bw'uyu munsi, w'ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Nyankunda kuvuga ngo abo kumva barumva. Natanye babwira ngo buri wese abe maso, yumva ijambo ku ijambo, hatagira ikiza kumucika, kandi ubuhanuzi bwatambutse wo kumva yumvishe. Uyu munsi umukristo muri rusange asenga ate, akore gute, yizera ate? Ese ubureka nkubaze, nawe uri umuntu mukuru, wakwima ijambo mu rugo rwawe wakumva wishimye? Wakwima ijambo mu rugo rwawe ntago yaba gusuzuguye? Yego. Hari ahantu bagihanura, hanyuma mu rusengero bakemera ko bahanura. Si Imana ibije kuvuga se? Wakwima ijambo nyir'urugo ugatekereza ko urwo rugo uzarubamo? Uri kugendera ku mategeko yanditse, uri kugendera ku mabwiriza yanditse, uhagaze kuki? RGB. Reka dusenge. Ushatse ko nyir'urugo yabuze ijambo mu rugo rwe, none urumva uzima ijambo nyir'urugo ugahagarara muri urwo rugo uvuga ko uhagaze mu ruhe buryo? Urugo azarusenya. Azarusenya yubaka urundi. Iyo umugore gusuzuguye, Vashiti yasuzuguye umugabo, hanyuma baramubwira bati Nyagasani ntago uri wo gusuzugurwa ahangaha, arasendwa. Hanyuma Vashiti arasendwa, binjize Sitera araza yubaha umugabo. Nuko bimeze. Tujye dusoze. Tusoze. Icyo tutavuze tuzakivuga ubutaha. Nta n'ikitumvikanye. Sinzi n'igituma nzaha. Buni nzaha gukora iki? Uzaguneze ubwo ntago tubwiye. Hari abantu bacitse urondogoro bibaza amaherezo y'ibi bintu. Ariko uyu munsi utanze ibyiringiro, uvuze ko Imana iri mu kazi kandi ikomeje akazi,
kuko icyo ishaka kitarasohora. Mu magambo make sikuvuze. Abasenga nibasenge, kuko ubu ngubu hari abantu baba ku Mana, baba ku mavi, umva basenga bahora bavuga ati Imana ni we twiringiye, bafite intego, basenga Imana, bavugana n'Imana, nubwo bariya bazi ko basuzuguye Imana. Hari abantu Imana yahaye karibu muri bo, bavugana nayo, bagendana nayo. Imana rero izongera ikore. Ariko ntibemereye kuvugira mu ruhame nabo. Ntibemereye kuvugira mu ruhame kuko inanga barazimanitse, bari mu bunyage. Erega buriya nyiri icyubahiro aho ari hose aba afite icyubahiro. Buriya ntihazagira ukubeshya ko umuntu agirira icyubahiro mu isoko cyangwa se mu nama cyangwa se yenda mu ahandi hantu harya guhabarehera. Ahantu hateranira abantu benshi habari he? Mu isoko, muri stade, oya muri stade sera? Cyangwa se naho mu birori nge katubwe mu birori. Mu birori runaka, ntago umuntu ufite icyubahiro kigira ruko ari aho ngaho. Ahantu hose agiye, niyo aje iwawe aje kugusura, mbere yo kugira ngo umuhe intebe yicaraho urabanza ukayihanagura neza, ukayihanagura. Niba ari n'akazu k'icyondo urabanza ukagahoma ukagakurungira, ukavuga ngo nyiri icyubahiro umuntu wubashywa azaza iwanjye. Rero nta gitangaza kuba Imana itari muri sitade, iri muri jyewe birahagije. Irubashywe irasengwa we. Urumva niba iri mu bantu batatu bari kugenda mu nzira, Bibiliya ivuga amagambo akomeye ikavuga ngo abagabo barimo berekeza mu nzira z'Imawusi, ngo hanyuma ngo bumva umwami wabo bajemo atangira kugendana nabo, ngo akimara kugera muri bo ngo bumva imitima yabo irakeye. Nicyo kigaragaza nyiri icyubahiro rero, bumva imitima yabo irakeye. Biri muri twebwe. Ariko abandi baraterana ari 5,000, ugasanga buri muntu ahari arimo arahekenya iryinyo, urahekenya amenyo y'iki. Imirimo yose igenda ikora, kadusenga abayivugana bibayibeshyera, mubagire inama barekeraho. Tuganye ku musozo w'ikiganiro cyacu, inshuti bavandimwe duteze amatwi, wo kumva yumvishe, ariko muri mbye yaravugaze ngo hembura umurimo wawe Mana, kuko isi dukurura cyane, abajyaga baririra itorero, Satani yamaze kubagusha. Hembura umurimo wawe Mana, kuko isi dukurura cyane, abajyaga baririra itorero, Satani yamaze kubagusha. Mwisenyesho ushaka kujya gusenga muri kano kanya, ndashaka uza gusenga uhamagara kugira ngo n'abantu Satani yamaze kutunyaga yongera bagarure. Kuko iminsi n'ibihe byatumye benshi banyagwa. Ariko ndashaka uza gusenga kugira ngo abanyazwe nabo bagaruke. Ubwo Imana izaba yigarutse kuri tereje gushyira ibintu kuri gahunda, nabo bazajye mu bandi. Abantu nibareke kwiruka inyuma y'abantu, kwiruka inyuma y'umushumba. Ngo tore ngo n'umushumba ngo reka mwiruka inyuma, ngo yenda ngo azampa ngo nanjye ngo ahantu nyobore. Ntaga hafite nawe aho kuyobora, byamucanze. Yiruka inyuma y'Imana, kurikira Imana. Kandi narababwiye ngo Imana ntigaragarira mu mubiri uko waba umeze kose, waba uri umubiri ushishe cyangwa udashishe, Imana ntiwugaragariramo. Imana igaragarira mu mutima uciye bugufi. Uri data wa twese mwiza, ugira neza bugacya bukira, uri Imana ifite imbaraga n'ubutwari n'ubushobozi. Abantu bawe waremye barengere muri iki gihe, ubagarure muri wowe, kandi nibaba muri wowe ukaba muri bo, ibyo bazakora byose bizababera byiza. Tugirire neza, utwambika imbaraga, abaguye babyutse, kandi n'abahagaze ubahe gukomera. Bana natwe muri byose ni mu izina rya Yesu, amen. Uwagushaka yakubona gute? Oya, azaguhamagare. Nta nimero nshaka gutanga rwose pe, bazumva ibyo bagomba kumva, nta bindi. Reka tugushimire, tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu cyangwa se umusozo w'ubutumwa bw'uyu munsi. Wakoze cyane kwitabira kugira ngo wongere uhumurize ubwoko bw'Imana, ufashijwemo n'Imana yaguhamagaye. Amen. Namwe ndabashimiye. Reka tuzasubira ubutaha. Ciao ciao. Amen.